Mu karere ka Ruhango, umurenge wa Ruhango, mu kagari ka Bunyegombe, humvikanye inkuru itari nziza y'umubyeyi wabyaye impanga agahita yitaba Imana, n'izo mpanga ziwe zombi uko ari ebyiri zigahita zitaba Imana. Ndetse kandi abaturage baravuga yuko ngo uyu mubyeyi cyatumye aba bana ndetse nabo bitaba Imana nuko ngo kuva yatwita nta na rimwe bigeze babona ajya kwa muganga ko wenda yakipimisha nk'abandi babyeyi. Bareba hamagaye famiye yabo nka 3:30 babamenyesha ko yapfuye abyara bapfuye nabo. Ntabwo nta bimenyetso yatanze, ni nk'ikintu cyaje kiza huti gihita kimurika bayakurihagira se ntibambira ko n'ibimenyetso byaje kandi umuntu afite inda. Uyu muntu rero twasanze ataripimishije, njye nabonye ari hafi nkarindwi kubera ko ibice by'umwana byose biriho. Intandaro y'urupfu nkurikije uko bambwiye naho nabisangiye mbona ari nka satani yagabye igitero. Ibi ni nabyo umugabo nyakwigendera habwira Ishangidotirwa yuko ngo yirwanye n'umugore we ndetse na nyina ku munsi w'ejo, ariko hakaza kuba akabazo ko kumva umugore we watatse, yamara kumva atatse rero akajya kureba ikibaye asanga umugore yamaze kubyara umwana wa mbere ariko nawe yitabye Imana. Ahangaha rero ngo yahise atabaza abaturage ndetse n'abo bageze bagerageje guhamagara ku kigo nderabuzima, nyamara umuyobozi w'ikigo nderabuzima ababwira yuko ngo nta modoka n'imwe ihari y'ibitaro kugira ngo wenda hebe yageza umurwayi ku bitaro ndetse abashe kwitabwaho. Ikibazo cy'inda yari afite aramamagaye arambwira ati urimo urahinga mu rugo byakomeye, ati narindimo nabire numva umuntu aratatse ati ndapfuye. Ubwo nazamutse n'isuka mvuye mu murima nsanga umuntu apfukamye mu rugo yabyaye akana kamwe k'agahinja kapfuye. Nese ubwo umuntu ufite akana k'agahinja bari no kuri moto ntabwo yari kujyaho. Twahamagaye ubufasha ku kigo nderabuzima cya Kimingo atubwira ko ambulance zose ziri mu igaraje. Ntago zadutabaye kuko niyo yari gushiramo umwuka tubibabwiye, kuko iyanyuma itaravuka n'ubu bagombaga kumanuka. Nta rwego rwo ku murenge turabona ahangaha, kwa muganga ntawe uragera ahangaha, ku karere ntabaragera. None tutabatunga intoki numba twaturutse hasi dutabaza Mansera nkabimubwira yabyihereranye amaze kugira ibyago, kuko nawe abagize ibyago. Ubundi twe dupfushije umubyeyi tuba tugize ibyago. Ndamuhamagara Mansera arambwira ati simpari, nagiye mu nama ariko nari nasize nta mberasi hari, ariko nawe yabanje arambwira ati mbwira uburyo umbwira ngo mwabyarije muhira. Kugeza kuri ubu uyu muryango urifuza ubufasha kuko ubona amasanduku kuko ngo bo nta bushobozi bafite. Twifuza ubufasha ko umuntu yajya kwa muganga byagenda bikakiranuka bikava mu nzira. Abo buza ahubwo ubufasha wambe ubushobozi ari cyashingurwamo byose ntacyo twifite. Ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukangenza Alphonsina, atubwira yuko ngo hari gukorwa iperereza ku cyaba cyateye urupfu kuri uyu mubyeyi ndetse n'abana biwe, ndetse kandi ngo bari gushaka uburyo bafasha uyu muryango. Ngira ngo ku baturage benshi yenda ntibasobanukije turo dukora ndabyumva, ariko twe icyo twariho dukora twariho tuganira n'umuryango kugira ngo twumve niba umuryango koko uzi neza uburwayi bw'umubyeyi bwatumye abana bapfa ndetse n'umubyeyi agapfa ndetse n'abana yari atwite ntibabeho. Ngira ngo ikindi cyitwa kuvuga ngo ubuzima bwe n'ubw'uwatwite, kuko ubuzima bw'umubyeyi n'umwana buri wese aba akwiye kugira amakenga akavuga ati se niba koko ntwite umwana umeze gute, ngewe ubuzima bwanjye bumeze gute. Nicyo rero dukurikirana kwa muganga. Kugeza kuri ubu nyakugenda ndetse n'abana bajyanwe ku kigo nderabuzima kugira ngo harebwa wenda icyaba cyateye urupfu kuri bano bantu ndetse banarebe icyabiteye muri rusange. Iyi ni imwe mu nzu icururizwamo inyama mu karere ka Rusizi mu murenge wa Gitambi, aho umunyamakuru w'Ishangidotirwa yahageze agakubitwa n'inkuba kubera amasazi yarimo atuma ku nyama ndetse no hanze y'aha hantu. Inyama yo zaraye ntabyera ngo de isazi ziraza, ariko zitarari z'uwo munsi asazi ziza. Gusa urebye umugani wawe nkuko nawe ubibonye, kandi ko nta yari ikibazo. Gusa
umuntu warya nyama kuvuga ngo yasaze ntago yaje idafite ikikurikiye naho ivuye ntawo haza ariko buriya mikorobe zase kuri yabintu nawe urebye hiriya yabutana ikibazo ntago byabura ngo inkuru ya nyuma yaraye ntago yabura ubusazi bumeze nka kuriya ariko urabona ko nyine nabyo byabaye ikibazo niba bari kuyigurisha cyangwa nimba bari kuyijugunya zimbizi ariko nyine urabona ko nyine biteje ikibazo niyo mpamvu isazi zinazi uzabona ayishoboye niwe uzakora uzumva atashoboye kuyibona azabihagarika. Bakomeza bavuga ko ngo ntabagire muri kano gace usibye iriteraniramo imirenge igera muri 3 y'aha ngaha tubagera kuri Semerwa noneho uko isemuka duhande rumwe tukaruzana hano uruji rugasigara nabitaryohera abakecuru bashaka kwishyira mu mboga yaraye guhumura siba no guhumura ariko ukavuga ati nyine nishakiraga karaye ariko bitavuga ngo kabe karisaza ikibazo ahubwo kituma ikibazo dufite nuko twashaka natwe kiri abanyamirimo firigo ntasazijya iryo kosa ryo iri twabona twakemura mbere nk'uko babitugiye mu mabwiriza ushaka ukuntu zidasubira mu iryo bagize ko zizana isazi. Ishangi dotirwa tumaze iminsi igera muri 2 duhamagara Dr Kibiriga Anicet umuyobozi w'akarere ka Rusizi kugira ngo tube twamubaza ku kibazo cyawe wenda kiri mu bice by'ibyaro ariko twamwandikiye ubutumwa bugufi ntiyadusubiza ndetse ubu ngubu rwose ntago tuzi ngo aba baturage baraza kubaho gute cyane ko ugeze no mu nzu zicururizwamo inyama mu karere ka Rusizi nyinshi usanga zifite umwanda ndetse kandi abaturage baravuga yuko ngo basaba leta y'u Rwanda ko wenda frigo ndetse n'ibindi byuma byifashishwa mu kuba hakonjeshwa inyama ngo byajya ku mafaranga makeya kuko buri wese hano ntago abasha kuba yabyigondera ngo bibe byakoreshwa hagire isuku nziza. Gakuru Rusiyani ni umwana wa musaza wanjye n'umwisengeneza wanjye. Gakuru Rusiyani yakoraga mu mugi wa Gisenyi yarasigaga amarangi ubwo Gakuru Rusiyani yabatashye mu masaha moya umumotari amugejeje hano hanyuma rero umumotari amumurekeye ngo yambuke nibwo yatsutse hariya kwa iriya ngangu Gakuru Rusiyani yashinjeye umutwe. Gakuru Rusiyani yageze munsi yapfuye abaje kumukuramo basanze yapfuye yavunaguritse amaguru. Umugabo uzwi ku izina rya Gakuru Rusiyani yitabye Imana azira kugwa mu mukoki warangaha ndetse agahita ahasiga ubuzima nk'uko abaturage bakomeza babivuga cyane yuko ngo bakomeza basaba yuko ahantu hagera hagakorwa cyangwa se wenda hakaba havanwa inzira nyabagendwa cyane yuko ngo hamaze kugwamo abantu benshi ndetse harimo n'uyu Gakuru Rusiyani nyine nk'uko abaturage bakomeza babivuga. bari kutureba rwose turi abaturage baturwanya bagakora guriya muhanda basaza bacoka ariko bapfa nabi kuri kara kageni. Ikintu kimbabaje ni bano bana n'umudamu wenda akini ndabwo yavuye no mu nzu afite n'umwana warwaye kanseri. Bakomeza bavuga ko ngo basanze nyakwigendera yashenjaguritse. Twabonaga amaguru gacagaguritse gari kuregarega gutya twumva ko nibura ari amaguru gusa ariko kumbi yari yajanjaguritse umubiri wose n'umutima yajanjaguritse yagezeyo yarangiye. Twakagombye kurega akarere ka Rubavu n'aba bantu bo bakagombye kwa kaje gakaba kari kubashinguza kuko nibo babiteje iyo baza kuhakora ndabwa aba baturage baba bari kugwamo ngo bapfe bari kugwa hese bari bagwa he kandi umuhanda ukoze neza urabona hari nunzira nyabagendwa wari umuhanda waduhuzaga akarere ka Rubavu na Karutsiro. Abana bacu bose bajya ku mashuri kandi ngira ngo twabimenyesha abanyamakuru kenshi n'ubuyobozi burabizi sinaba bambere baguyemo harimo abandi bagiye bagwamo bakavunagurika nabo mushaka mwajya no kubareba kuko barahari. Nanone kandi abaturage bakomeza basaba yuko iki kiraro kimaze imyaka igera muri 2 kidakoze cyakorwa ubundi abantu bagakomeza kubaho neza. Icyo turi gusaba Perezida wa Repubulika umubyeyi wacu nadutabare imbaga y'abaturage turashije ari inzara iratwishe ibintu biturukaga muri Ngora iyo bigeze kuri ingangu kuri kikiraro n'ugusubirayo n'abaturutse mu karere ka Rubavu batuzaniye kubiryo nabo ndaho babona babinyuza inzara iratwishe. Turugusaba Perezida wa Repubulika umubyeyi wacu ngakora muri Minisiteri y'Igihugu ngadutabare naho ubundi abantu bagiye kwashirira uyu muntu nyakwigendera Gakuru Rusiyani abaye umuntu wa kane kuri iki kiraro. Bashimiye cyane uburyo mwabanye nanjye muri aya makuru. Iyi ni Shangi dotirwa Shangi Radio TV ndabashimiye Imana ibarinde kandi mukomeze kwihangana.